Hello ladies and gentlemen, wherever you are, wherever you do, of course it's your boy forever for real, mtoto kutoka Jerusalem, king of Shiba za Suleiman. The one on kama kawaida Kiev this ensemble like now on micro. Tiaze kabisa papa. Guys, reka nangire mbasuza umerere hose aberasirazuba y'Iburengerazuba Amajyaruguru Amajyepfo n'Uburasirazuba wa Kigali no kwibagiwe kandi nawe uri muri diaspora. Ngira ngo guys harashize agahe katari kanini cyane ariko kabana kanini cyane tudaherukana. Ngira ngo duherukana muri bya bihe bitari byiza cyane kubera ko twari turi mu bihe byo kwibuka abavandimwe bacu nka Eva Brava ndetse na Yanga, ndetse tutibagiwe n'umubyeyi wa Medal cyangwa se Medi. Ariko ubu ngubu tukaba tuzanye amakuru ya danje kabisa. Uyu munsi ni show papa, mvugira ngo ni show kiaze kabisa papa. Ngira ngo amakuru ari kuvuga cyane agezweho kuri uyu mugoroba wo kuri wa gatatu ni umugabo bita Tiger B igisamago. Ngira ngo munamuzi wo ni The Ben, aho harashize iminsi atavuga cyane ku byerekeye n'urukundo rwe na Pamela, aho benshi bagendaga bahuhisa ko rushobora kuba rwarasinzira cyangwa se ukaba rwarakonje. Ariko ndagira ngo mbabwire yuko atari ko bimeze. Reka mbakuriringira ku murima guys. Ubu ngubu umusaza Tiger B akaba yatunguranye cyane kabisa, aho yari yahishe itangazamakuru ko agiye imirenge, ariko tukaba twamuvumbuye cyane kabisa ku murenge wa Kimihurura, inyuma ya Remigo Hotel kabisa. Ewana akaba yakoze ibintu by'agatangaza cyane. Aho ngira ngo twasanze harimo abasitari batandukanye cyane, harimo nka Uncle Austin w'inshuti magara cyane, umugabo nka Rick ngira ngo muramuzi cyane mu ndirimbo zitandukanye aho yagiye akora ibitangaza bya dance. Rick niwe wari waje gufotora ubwo bukwe bwa The Ben, ndetse twabonyemo abagabo benshi nka ba David Bayingana ndetse n'abandi bagabo bagiye batandukanye cyane. Ngira ngo itangazamakuru ntago twari twemerewe kuba twafata amashusho, ariko harimo bamwe na bamwe bagiye bafata amashusho bari gusohoka, ariko nubwo bitari byemewe ko bakamera mu murenge barimo kurahira. Ngira ngo Tiger B akaba atsinze cy'umutwe, aho abantu benshi barimo kwibaza se umujama byagenze bite ko yateye ivi umwaka ushize bikaba bigeze maginga ya atarashyira ijyana mu mago vibe. Ariko ngira ngo yahise basubirisha amagambo ya danje, nta kintu na kimwe gize babwira, ahubwo we yahise akora ibikorwa bya danje kabisa. Burya ngo umunyabwenge ntago ajya asubirikanya mu magambo, ahubwo we iyo umupinze we ahita akora igikorwa kigucikisha kigahita kikagufunga umunwa fo. Ngira ngo uyu mutipe nicyo kintu cya danje yahise akora, ubwo yafunze iminwa y'abantu bavuga bati nibura nyamara uyu mujama ashobora kuba yararaburije umwana, bakaba wenda baranamutanze ahandi kubanya amafaranga nk'uko byagendaga bicicikana hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga. Ariko ngira ngo mbabwire yuko kabisa kuri uyu mugoroba Tiger B yerekanye ko akiri igisamago koko, ubwo yafataga umukobwa mwiza cyane ndetse uri mu bambere muri iki gihugu akamushyira mu mago. Uwo nta wundi ni Uwicyeza Pamela. Ngira ngo akaba yasezeranye kuri uyu mugoroba n'umugabo ukomeye cyane. Uwo nta wundi ni Mugisha Benjamin cyangwa se Tiger B gisamagwe. Guys, ngira ngo murabyumva cyane, nta bindi byinshi mfite byo kubabwira. Ngira ngo icyo nababwira ni ukora subscribe, mugakora likes and shares kugira ngo dukomeze tubabane, ndetse n'iyi nkuru mukayisharinga ku bantu benshi kugira ngo tubashe gukomeza gutwika, twimanukira, twizamukira. Ibintu byose ni show.